tubifurize kugira ibihe byiza abakunzi ba Torotoro ndetse tunabaha ikaze. Yewe ubasuhuza nitwa Niyoyita Jonathan, nkaba ndi umwarimu muri Rwanda Polytechnic IPRC Huye, akaba ari ikigo cyigisha imyuga n'ubumenyi ngiro, nkaba nkorera muri department y'ubuhinzi. Uyu munsi rero turaganira ku kintu cyo gutera umuti. Niba mpagaze muri uyu murima w'amashu, murabona ukuntu aya mashu ameze neza cyane. Ibi ntabwo ari ibintu byikora, kuko aya mashu agira ibyonnyi bishobora kugira gute, bishobora kuyasagarira. Ariyo mpamvu dukoresha tekinike ziteye imbere, tekinike zigezweho zo kugira ngo uyu musaruro uzaboneke umeze neza. Ariho uyu munsi tugiye kurebera uburyo hamwe dukoresha icyo twita power sprayer, cyangwa se ni agapompe gatera umuti kugira ngo bya byonnyi byose tugire gute tubirwanye, hanyuma tuzagere ku wa musaruro koko twari twarateganyije. Nimucikwe kandi mwibuke gukora subscribe kugira ngo mubone n'andi mavideo avuga ku bijyanye n'ubuhinzi, avuga ku ikoranabuhanga rikoreshwa mu buhinzi. Dukurikire.
bivuze ngo nkuko nabibabwiraga rero iyi niyo bita power sprayer cyangwa se agapompe twifashisha mu gutera umuti, uretse ko nanone ushobora gukoresha kugira ngo wuhire. Ariko uyu munsi turavuga ku byo gutera umuti. Mwabonye ukuntu twagafunzeho tensiyo y'amaberite cyangwa se y'imigozi, nayo ugomba kuba wageze gute itagize cyane, idakweza cyane. Hanyuma hano hari ako twita pressure handle, bivuze ngo igiye gucana ugira gute urakazamura. Hano hejuru hari ako twita pressure regulator, nakatuma umuvuduko cyangwa se uburyo amazi ari kuva mu mupira uko ugenda wimanaginga cyangwa se uko ugenda ukontrola. Bivuze ngo iyo ukaraze gutya uvuze ngo uba wongereye pressure, wagaruka inyuma ukaba ugize gute ugabanyije pressure, bivuze ngo hariho sinye ya low ndetse na high. Imaze gucana rero kano ga pressure handle urakamanura kugira ngo wa muti wacu uve muri no tanka twawuvangiyemo, hanyuma uze unyuremo hano usohokere hano hejuru muri iyi pipe cyangwa se muri uyu mugozi usa umuhondo. Hano rero hari akarobine kugira ngo umuti ugende, nuko ubanza kugira gute ukagafungura, hanyuma umuti ukabona kugenda. Murabona ko hari n'utundi turobine tubiri ariko two tutafunzeho imigozi, bivuze ngo nayo ushatse wagira gute wafungaho, hanyuma umwe akajya gutera umuti iyo hakurya, undi nawe akajya gutera umuti iyo hakurya handi, hanyuma no hano ruguru akaba yajya gutera hehe ahandi. Ino powatire yacu iri ahantu hamwe ariko mugatera mu byerekezo bitandukanye, kandi umurimo ushaka ukihuta ku buryo bya byonnyi bitangiza umurimo. Nkuko mubonye rero murabona ko gutera umuti turwanya ibyonnyi ni ibintu byoroshye cyane. Gusa icyo nakwibutsa nuko iyo ugiye gutera umuti ugomba kwambara ibikoresho byabugenewe bikurinda iyi miti yose. Bivuze ngo murabona ko nambaye ga zabugenewe, ntabwo ari za zindi dukoresha muri mekanike, izi ngizi ni izitera umuti. Urabona ko nambaye akantu gapfuka umunwa kugira ngo yamyuka ntagira gute cyangwa se uyu muti ntagira gute ntawuhumeka, sibyo? Hanyuma murabona ko nambaye n'ingofero, nambaye ovaro cyangwa se igisarubeti, nambaye na bote nk'umuntu koko witeguye gutera umuti neza, kandi mwabonye ko byagenze neza. Ikindi iyo utera umuti ubanza kureba neza niba nta mvura igiye kugwa. Iyo ubona imvura igiye kugwa ubu byihoreye, kuko urumva ya mvura ishobora kuza n'ubundi igakuraho wa muti wawe ukaba uri gukorera mu gihombo. Ikindi utera umuti ubona ko nta muyaga uhari mwinshi cyane ku buryo utagira gute utahuha wa muti uri gutera. Ibindi rero tuzasubira ubutaha, cyangwa se wumva hari icyo udasobanukiwe neza wambaza muri commentaire hano kuri YouTube, cyangwa se mwibuke no gukora subscribe kugira ngo mujye mubona n'andi mavideo yandi avuga kuri ubu buhinzi buteye imbere, kuri ubu buhinzi bukorana ikoranabuhanga. Bye bye.